Ikirego cyo kurifata ku mavuta iby'umukunzi we no gukorana n'abahanzi. David Bayingana yavuze byinshi kuri ibi bintu. Ikaze nanone kuri Irika TV Rwanda, ndagushimira cyane wamaze gukanda subscribe, Imana iguhe umugisha. Nguhaye ikaze nawe mushyashya kuri Irika TV Rwanda, nizere ko ugiye gukanda subscribe, mujye mwibuka gukanda like, share ndetse na comment, hanyuma tumenye ibyo tuba dukora niba bibashimisha kandi turushaho no gukorana ibyinshi bibaryohera cyane. Umunyamakuru David Bayingana wa B&B Kigali FM wamamaye cyane mu gufasha abahanzi barimo na Israel Mbonyi yagarutse ku rugendo rwe mu itangazamakuru rwatangiye mu mwaka wa 2005 ndetse n'uburyo yaje kwisanga mu banyamakuru ba siporo kandi yari yarakuze yifuza kuzavamo umwanditsi w'inkuru. Uyu mugabo David Bayingana uri mu bakunzwe mu itangazamakuru bakomeye cyane ndetse ukunzwe n'abantu benshi batari bakeya, yabigarutseho mu ijoro ryo kuri uyu wa kane tariki 23 z'ukwezi kwa mbere abenshi bakunze kwita Mutarama, mu gitaramo cy'urwenya cya Genesis Comedy cyabereye muri Kigali Conference and Exhibition Village ahazwi nka Kigali. Muri iki gitaramo gisanzwe gitegurwa n'abanyarwenya barimo uwitwa Fally Merci, uyu mugabo David Bayingana niwe wari umutumirwa mu gace kazwi nka Meet Tonight. Muri aka gace ka Meet Tonight uwatumiwe aganiriza cyane urubyiruko kugira ku rugendo rwe rw'ubuzima ndetse akabagira n'inama z'uko bakwiye kurushaho kwitwara mu rugendo rwabo rw'ubuzima. Uyu mugabo David Bayingana yibanze cyane ku kuntu yinjiye mu itangazamakuru kuva mu mwaka wa 2005, agaruka ku bikorwa yakoze birimo kugira inama abahanzi, ibyo mukunzi we herutse kugaragaza ku mbuga nkoranyambaga ndetse naho ikirego cye kuri Sengabo Jean Bosco wamamaye cyane mu itangazamakuru nkafata ku mavuta aho kigeze. Ese wabuze icyo uyu mugabo David Bayingana yaba yarize? Buryo uyu mugabo nawe yize ibijyanye n'amategeko. Abantu bize ibijyanye n'amategeko, nizere ko mwamaze gukanda subscribe, nizere ko ukanda like, share ndetse na comment. Utise ibi nabikuye. David Bayingana yavuze ko yashakaga kwiga ibijyanye na International Relations and Mass Communication, asanga bitaba muri kaminuza y'u Rwanda, bituma yiga amategeko. Abigarukaho yagize ati, njyewe icyatumye mpitamo amategeko ntabwo imibare yanjye ari myinshi. Ndavuga nti aho kurwana n'imibare narwana n'ururimi. Nahisemo kwiga amategeko, ntabwo nifuzaga gukora amategeko gusa, amategeko yandinze byinshi. Ndabasuje cyane abantu biga amategeko, nzi neza ko hari byinshi muba mufite. David Bayingana yavuze ko kwiga amategeko byatumye amenya amategeko mu buryo bwisumbuyeho ndetse byamurinze kugongwa nayo. Uyu mugabo yanavuze ko nubwo yakundaga cyane siporo ariko mu mwaka wa 2009 yatangiye urugendo rwo gufasha abahanzi ahereye kuri Riderman ndetse n'umwe mu bagize uruhare mu guhitamo izina Inshuti z'Ikirere. Ati ririya zina ryari rishingiye ku nshuti zari zirimo Kate Kavuyo, Riderman, The Ben, Lingabo, Tom Close, nibo bari Inshuti z'Ikirere. Ni naryo ryari itsinda rikomeye ndetse rigezweho, aho ryari risa naho rikomeye mbere yaho gato yuko Tuff Gang nayo igira imbaraga. Ati njyewe na Muyoboke twabafashaga mu bijyanye no gukora ibintu byabo neza. Ese wari uzi ko David Bayingana yigeze no kuyobora ibirori byarimo Perezida Paul Kagame? Ubusanzwe rero David Bayingana nubwo ari umunyamakuru akaba akora n'ibi byose twavuze haruguru, akora n'akazi ko kuba MC. Bwa mbere mu mwaka wa 2016 ubwo Perezida Paul Kagame yahuraga n'abayobozi b'ingaga za siporo, David Bayingana niwe wayoboye ibi birori. Bwari ubwa mbere ayoboye ibirori birimo nyakubahwa Perezida Paul Kagame. None se David Bayingana uyobora ibirori bwa mbere birimo Perezida Paul Kagame wiyumvaga gute? Asubiza iki kibazo David Bayingana yabajijwe, yavuze ko bwa mbere rwose yumvaga afite ubwoba bwinshi muri we ariko agenda arushaho kumenyera. Ati ugira ubwoba ariko icyo nabonye nuko abari hafi yawe bagutinyura cyane. Yanavuze ko mu bantu bagize uruhare mu buzima bwe harimo na Jado Castar bafatanyije gushinga radio bise B&B Umwezi, nyuma ikaza guhinduka B&B Kigali FM, ndetse na Muyoboke Alex bamaze imyaka 20 ari inshuti. Garuka kuri Jado Castar, David Bayingana yavuze ko atabona amagambo meza yo gusobanura uburyo Jado Castar ari umuvandimwe we ukomeye ndetse inshuti magara.
ati ni inshuti yanjye magara, ni umuvandimwe mwiza cyane, ati kubera ko twahuje ibitekerezo duhuza n'ubuzima pe, twabaye umwe, ni umuntu ukomeye mu buzima cyane. Yavuze ko bajya guhitamo izina rya radiyo, Jado Castar niwe wazanye iryo zina. Ese wari uzi ko David Bayingana yigeze kubaho umunyamuziki? Uyu mugabo David Bayingana yabayeho DJ igihe kitari gito, ndetse yananyuze no mu ishuri rya DJ Bisoso, umu-DJ umenyerewe cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda muri aka karere, amwisha kuvanga umuziki. Yavuze ko kiriya gihe yiganye n'abarimo DJ Anita Pendo, DJ Mpenzi, DJ Mahano n'abandi bagiye batandukanye. Ati DJ Bisoso ni uwo gushimira kuko yigishije benshi cyane gucuranga cyangwa se kuvanga umuziki. Uyu mugabo waranzwe no gushimira ndetse no kuvuga imyato inshuti ze, David Bayingana yavuze ko yakoranye na Alexis Muyoboke ubwo bateguraga igitaramo cyo kumurika album ya mbere ya Tom Close. Yavuze ko yatangaga ibitekerezo by'uko ibintu bikorwa cyangwa se byakorwa, ariko kandi agakurikiranira hafi ikorwa ry'ibyo bintu ndetse uko bigenda bishyirwa mu bikorwa cyane. Akomeza agenda agaruka ku rugendo rwe rw'ubuzima, uyu mugabo David Bayingana yavuze ko yakoranye n'abahanzi barimo Tom Close, The Ben, Meddy n'abandi. Bayingana yishimira ko hari abanyamakuru yaciriye inzira bisanga muri uyu mwuga, ndetse n'uyu munsi iyo abumvise aterwa ishema nabo. Agaruka ku byamuciye intege mu buzima, uyu mugabo David Bayingana, dore ko bitabura muri kariyeri z'abantu zigiye zitandukanye. David Bayingana yanavuze ko mu rugendo rwe harimo ibyagiye bimuca intege, ariko kubera ngo hari n'igihe yigeze acika intege ndetse bisa n'ibirangiye, ariko kubera gukunda ibyo akora yongera kubigarukamo ndetse anahozaho, none yatangiye gusarura amatunda y'ibyo yakoreye cyangwa se yabibye. Ndagushishikariza nawe kudacika intege mu byo urimo, ibyo ari byo byose bizabyara amatunda cyangwa se bizakugirira akamaro ahazaza, utitaye ku baguca intege, dore ko ibisitaza ndetse n'ibicantege bitabura mu buzima. Icyo waba ukora cyose upfa kuba ugikunda ndetse unagishaka cyane. Uyu mugabo David Bayingana uri mu bazwi cyane mu bijyanye na siporo ndetse n'uburyo akoresha imbuga nkoranyambaga ze, yavuze ko ibyo ashyiraho byose bijyanye n'umurongo w'ibyo akora. Ati imbuga nkoranyambaga nzikoresha mu gutanga amakuru, cyane cyane muri siporo ndetse n'imyidagaduro. Nyuma yaho rero abari bitabiriye Jenny's Comedy baje kumubaza ikibazo ku bijyanye n'umukunzi we ndetse n'ikirego yateguje ko azatanga kuri Fata ku Mavuta kugeza ubu ngubu ukiri muri gereza. Bihita bitwibutsa ku itariki z'ukwezi kwa 8 ukwezi kwa 11 2024 n'umwaka ushize, David Bayingana yasohoye inyandiko avuga ko yitandukanije n'ivangura yavuzweho na Fata ku Mavuta ubwo yireguraga mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka ushize. Mu ibaruwa yashyize hanze, David Bayingana yavuze ko yatunguwe kandi akanababazwa n'ibyo Fata ku Mavuta yatangaje. Ati mu buzima bwanjye bwose uko narezwe, natojwe n'uko nize, nta na hamwe mpurira n'ivangura iryo ari ryo ryose. Ati nzira kandi ndwanya n'ingufu zanjye zose ironda koko aho riva rikagera. Ndi umunyarwanda biteye ishema kandi ubyubahira abo tubisangiye bose, nkanubaha kandi ngaha agaciro ikiremwa muntu ku isi yose. Ibi birandanga, mbyemera ntyo kandi nta gahato. Yavuze ko kandi azafatanya n'abanyamategeko be cyangwa se afatanije n'abanyamategeko be bazasesengura ibyavuzwe na Fata ku Mavuta, hanyuma bisunge ubutabera kugira ngo akurweho igisebo yashyizweho na Fata ku Mavuta mu byo yise ibinyoma. Umwe mu bitabiriye iki gitaramo cy'urwenya kizwi nka Jenny's Comedy yabajije David Bayingana niba koko yaratanze ikirego cyangwa se yarahaye imbabazi Fata ku Mavuta. Yaramubajije ati twabonye Fata ku Mavuta agushyira mu bibazo bye, tubona nawe wandika ko ugiye kumujyana mu nkiko, waba waramubabariye ko n'urwo ariho rutamworoheye? David Bayingana arangije mu kugisubiza ati icya kabiri ntabwo ngisubiza kuko ntabwo nkunda kwivanga muri politiki cyangwa se mu bintu bya politiki.
ahita abashimira ati murakoze. Uyu mugabo yanabajijwe ku mukobwa witwa Nadia Mutesi witabiriye Miss Rwanda 2017 wavuzwe mu rukundo nawe mu bihe bitandukanye, yemeza ko bakundana. Ati nanjye ndakunda nk'abandi, ubwo ndamukunda kandi ndamukunda cyane. Ngaye nguko ndagushimira cyane wamaze ukanda subscribe. Imana iguhe umugisha nawe mushyashya ngo wahe ikaze kanda subscribe dukomeze kubana. Imana ibamere umugisha, ibahe byinshi byiza mwifuza, ibarambura ubuzima kugeza kuzarenza kuri 70. Ndabakunda cyane, muri beza kandi beza batari gito. Ciao ciao.